Selinete yiwe hano. Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu mugoroba mwiza, niba ari umugoroba, niba ari igitondo, niba ari nijoro, ariko kera twagiye mu gitondo. Ubu twagiye mu gitondo ciza Imana duhaye. Ndagira ngo mbere yuko nza kugira icyo mvuga, nshimira abateguye iyi gahunda dusoma ijambo ry'Imana. Mu buhanuzi bwa Isaya, ijambo abantu benshi mwese ngira ngo mumenyereye, rikunze gusomwa muri ibihe turimo twizihiza ivuka ry'Umwami Yesu. Isaya n'igice cya 9 umurongo wa 5 muri Bibiliya mfite ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya mfite n'umurongo wa 6. Muraza kumva hari amagambo ashobora kuba atajyanye n'ayo mufite muri Bibiliya yera. Iyi version Bibiliya ijambo ry'Imana nikoresha, usanga ari amagambo atahuye n'inyito y'amagambo, ariko byose bivuga kimwe. Koko rero umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, azaba umutegetsi wacu, azitwa umujyanama utangaje, azitwa Imana nyiri bubasha, azitwa data igihe cyose, azitwa umwami w'amahoro. Azagura ubutegetsi bwe n'amahoro iteka ryose, azicara ku ntebe ya Dawidi yime ingoma ye, azashingira ububasha bwe ku butabera n'ubutungane, azabushigikira guhera ubu kugeza iteka ryose. Uhoraho Nyiringabo azabisohozanya umwete. Nubwo nsomye amagambo maremare, ariko ndaza gukuramo ijambo rimwe gusa kubera umwanya. Ubwo batubwiye ngo dushobora kuvuga umwanya uwo ari wo wose, cyangwa umwanya twaba duha uko dushoboye, ariko nanone turajya kureba uko dukoresha umwanya ushoboka, bituma abantu batarambirwa. Dushimiye bene data bageze iri tsinda ry'abayumbe ba hano Kentucky, bateguye iki gitaramo kugira ngo dushobore kugira iyi veye duhimbaza, dusenga, dushima. Turabashimiye kandi tubashimira yuko badutekereje abantu benshi, bakumva yuko dushobora kugira icyo twafashisha abantu. Ushize nashoboye guterana nabo hano, kandi ubwo bari banumiye, twaganira amagambo yo gusenga. Ubundi bampamagaye kuko ayo magambo tutari twayashoje, nababajije niba tuzakomezanya n'iyo teme cyangwa niba tuzajya muri Noheli. Barambwira ati kizakorohera, ngira ngo nayo mpamvu yari abivuze kuriya, ati kizakorohera ari tuzavuga
izo teme zombi ndazijyanisha, zombi ndazihuza kuko nta byose birakunda. Dusomye amagambo menshi y'ubuhanuzi bwahanuwe mbere kera cyane Yesu ataravuka, hanyuma ayo mahanuzi cyangwa ubuhanuzi bwarasohoye, bwahanuraga kuvuka kwa Yesu Kristo, kandi Yesu yaravutse. Njya numva abantu bakunda kuvuga ngo turimo turategura Noheli, ngo mutegure imitima yanyu umwana bavukire, abandi bakavuga ngo tugeze mu masaha yo kuvuka k'umwana. Reka mbabwire, ntabwo Yesu avuka buri mwaka, ntabwo byashoboka. Ntabwo avuka buri mwaka, buri Noheli Yesu ntavuka. Yesu yavutse rimwe rizima, yaravutse byararangiye, gusa twibuka kuvuka kwe. Ikindi narimo mbibwira abo twateranye ku cyumweru, Yesu ntabwo yavutse ku itariki 25 kuko abantu babivuga, cyangwa benshi bashobora kuba babizi. Yesu ntabwo yavutse mu kwezi kwa 12. Ibi ngibi ni byashizweho n'abantu muri konsile zimwe na zimwe zagiye ziba z'idini, igihe itorero ryari rikiri rimwe, idini rya Gatolika. Aya madini yose twavuye mu idini rimwe rya Gatolika, hari Roma, ubwo babicaraga basimbuza umunsi bagiraga ibigirwamana byo gusenga, ibigirwamana byabo. Barafite iminsi isa n'iyingiyi njya mbona hano basenga, bari gusenga bizihiza, nabo bagiraga ibintu nk'ibyo ngibyo byo kwizihiza abakurambere, ibigirwamana, imana zabo tusa. Uwo munsi rero wabaga ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, kubera ko baramaze kwizera, bamaze kumenya Imana, bavuga ati uyu munsi reka tuwusimbuze kuvuka kwa Yesu Kristo. Ntacyo byinshi. Muri aya magambo tusomye, ndashaka gukuramo ijambo rimwe gusa, niryo ngiye kuganira nawe. Turaganira ku ijambo muri aya mazina. Dusomye amazina menshi avuga kuri Yesu, ariko ndaza gukuramo izina rimwe. Reka mbabwire aya mazina uko bayavuze. Koko rero umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, azaba umutegetsi. Iryo twaryita ko ari izina cyangwa se titre. Umutegetsi wacu azitwa umujyanama, cyo ni ikindi utangaje. Azitwa Imana nyiri ububasha, azitwa Data igihe cyose, azitwa Umwami w'amahoro. Uko niko bagendaga bamuhanura, kandi izi qualificative zose cyangwa se izi fonction, niba ariko twabyita, iyi mirimo yose Yesu yarayujuje kandi yarayikoze, kandi ntabwo barayikora. Ariko ntabwo najya muri ibi byose ngo bifatire umwanya titwabona. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe gusa, iri zina rivuga ngo Umwami w'amahoro. Amen. Iyo tuvuga Noheli, twibuka kuvuka kwa Yesu Kristo, harimo amateka menshi. Ushaka gusoma amateka, uzasome Yohana, uzasome Mariko, uzasome Matayo, uzasome Luka, uzasangamo amateka. Uzagera mu bitabo by'abahanuzi bakubwira iby'inyenyeri, by'abahungeri, bya Betelehemu, biriya byose uzabisangamo. Ariko buri gihe cyose nusoma Bibiliya, uzamenye ko muri aya magambo urimo usoma harimo amagambo, ariko harimo n'umwuka wishe muri aya magambo. Mu zindi ndimi bavuga ko harimo lettre na esprit, harimo inyuguti hakabamo n'umwuka. Ushobora gusoma Bibiliya ukayifata nk'amagambo, nk'amateka, nk'inkuru, nta kizahindura mu buzima bwawe. Ushobora no kuyimenya ukanahagarara ukayibwiriza abantu, ukababwiriza ibintu byiza biryoheye amatwi, abantu bakajya mu birere. Ariko utageze
utageze kuco Bibiliya ivuga. Haleluya. Wavuze amakuru, wavuze amateka, ariko ntibageze kuco Bibiliya ivuga, ku mvugo y'Imana. Pawulo yanditse aravuga ngo inyuguti irica, ariko umwuka agatanga ubugingo. Ni ukuvuga ibyo bintu byombi birajyana, kandi byombi biri kumwe, kandi byombi birafatanye. Ni ikintu kimwe. Ni muri texte, mu ijambo dusoma harimo inyuguti. Ushobora kubisoma nk'amateka nk'inyuguti, ndabibuka uko mbyita, ariko niko biri yavuze ni inyuguti ngo birica. Iyo byumva mu buryo bw'inyuguti birica, yuko bikuzaniramo n'amategeko amwe namwe udashobora no gusohoza, hanyuma bikagucira urubanza udashobora kwivanamo, kandi Bibiliya ivuga ngo twaratsindishirijwe. Haleluya. Ariko muri izo nyuguti harimo umwuka. Reka mbabwire ibanga rimwe. Igihe cyose uzafata umwanya ugiye gusoma ijambo ry'Imana, uzasenge, uvuga ngo mpa kumva ibiri muri iri jambo ngiye gusoma. Reka mbabwire iki kintu. Nta muntu n'umwe, yaba uwize yaba utarize, yaba ufite amadoktora agerekeranyije, nta muntu n'umwe muri kamere y'umuntu ufite ubushobozi bwo kumva Imana. Never. Nta muntu n'umwe mu bwenge bw'umuntu ushobora kumenya Imana keretse Imana imwishyura. Reka mbisubiremo ngo mushimiyene. Nta muntu, ntawe, ntawabayeho, nta muriho. Na Yesu yaravuze ngo nta muntu wigeze ubaho ngo wamenye Imana, ngo keretse umwana w'Imana ngo niwe waje kuyimenyekanisha. Yesu hano aravuga ngo uw'Imana, umwana w'Imana ashobora kumwishurira, ushobora kumenya. Naramuvuga amagambo ku cyumweru, logique, mu buryo buri logique, mu buryo bwemewe bw'ubwenge, Imana yonyine niyo yiyizi. Hanyuma ngo ikamenywa n'uwo yihishuriye. Kuko ngiye gusubira mu kandi bisubira nta kiremwa gishobora kumenya uwakiremwa. Ntibibaho. Iki kiremwa bimubona ibindi biremwa, iki ni kiremwa, ni umuntu wakiremwa. Aka kantu ntigashobora kumenya uwakaremwa. Turi ibiremwa, ntidushobora kumenya uwaturemye. Ariko mu buryo bw'ubumana, kuko Imana icyo twita Yesu Kristo guhinduka umuntu, icyo twita